ari gufasha abantu kugira ngo barebe supermanager banza wumve ikintu kimwe nona muceceke none ahangaha ufashe Shadibu ukareba Instagram iruta Instagram ya Rayon Sport kandi Rayon Sport irazwi kurusha Shadibu ufashe none ahangaha ibyo ngubwira n'ukuri ufashe none ahangaha Diamond ukareba Instagram ye Diamond arusha aba followers Jay-Z kandi Jay-Z arakomeye ku isi kurusha ufashe Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo arusha aba followers Real Madrid kandi Real Madrid ni gihangange ni nayo yahaye akazi Cristiano Ronaldo ibyo mvuga byose ibyo nibyo sibyo nibyo urakoze cyane cyo ni cyambere ubwo rero tandukanye ibyo ngiye kukubwira kindi ngiyewe ndi umuntu wabanje gutanga ibiganiro nagira nkajya nkorera abandi gusa nagira na gato n'ikintu cyitwa social media ni utishiraho uca ku by'abandi gusa Lorenzo uro kubihamya icyo gihe wari ngira ngo wari ukiga na kaminuza watangiye ujye uvugisha ukuri watangiye kumbona natangiye ko narangiyewe ntarajya muri kaminuza urakoze cyane muri secondaire ndi kuri za Isimbi TV yego ndi kuri za Twitter TV ndi kuri za Magic TV ndi kuri za wabyumvise kandi buri muntu umuhanuye bisobanuye ngo uri umuntu uzwi cyane ariko ntukoresha imbuga nkoranyambaga cyane zawe bwite urakoze cyane nabonye post ya mbere ku Instagram yashyizeho 14 z'ukwa gatandatu 2024 urakoze cyane umwaka urashize n'amezi abiri urakoze cyane wabyumvishije bivuze ngo ntawe wabyumvishije cyane ariko uragaragara cyane kuko yoza kubivuga abantu barivuye ngo ndabere urabyemeye nibyo nabyemeye none rero ntabwo abantu bose bazwi bakoresha social media oya nabanjije gukorera abandi bakantunga amakamera nkavuga nibwo n'abantu baje kungira inama tisa nawe wakwikorera ibyawe umeze nka Yakamwana Nzovu usanga nyine bakiyariga ku bindi bitangazamakuru ariko badakoresha ibintu byabo ndavuga muri iyo mikorere nyine muri iyo mikorere oya ntabwo beshye wa muntu w'abantu views ariko ibye wataziha ndaguha urugero nabo abo bantu babanje kujya bankoresha nkajya mbungukira ariko nge ntafite icyo nikorera kuri social media narakuriyetenga social media wari ufite amafaranga ucuruza abakiriya oya nabicyo mbashimira nibo batumye nsinya contrat z'iki zo kwamamaza yego kuko niyo njya kwamamaza buriya tujye tuvuga umuntu ibibi bye tuvuge n'ibyiza bye mu mikorere mu mafaranga buriya abagabo bapfa ibintu bitatu bapfa icyubahiro bapfa abagore n'amafaranga sibyo nicyo giteranya abagabo mwese ikintu Spomane noneho buretse yego ndagira ngo uruke gato mukanya tugiye kwakira Lorenzo mbabarira buretse nawe ndashaka kugira ngo maze nkubwire ikintu kimwe aperi iri mu maraso kurenza wowe nuko ubitekereje ndaguha urugero hari igihe nagira ngo uhinyuze abashidikanya ku rukundo ufite AP oya babimenye none ntabwo bihakana aha ubwo babimenye rero munyemerere twinjire mu gutya muri studio za SKFM kuba dukurikirana yaba kuri YouTube yaba ndetse no kuri FM 93.9 babibona ko muri studio dufite super manager n'umuvugizi rwose w'abafana w'agateganya ariko w'ikipe ya APR Football Club dufite na Tony Kabanda nawe yaje rwose kudusobanura neza ibijyanye n'umunsi mukuru bari gutegura inkera y'abahizi ifite gahunda ndende ifite ibikorwa byinshi bitandukanye ariko Tony noneho twajyaga tubivuga ntago twari ba nyirabyo twavugaga amakuru tugufite nka nyirabyo noneho nk'umwe ugera kure kandi ubuzi n'igambire gukorwa iyi gahunda iteye ite spokesperson w'ikipe bimeze bite ikipe yiteguye ite inkera y'abahizi yiteguye ite ndagira ngo mbanze ntangire mbashimira SKFM umwanya muduhaye ni ingirakamaro kuri twe ni ingirakamaro pe uwabirenze ingohe yaba afite ikindi agamije hanyuma rero mu gitaramo cy'inkera y'abahizi mushobora kwibaza muti ariko inkera y'abahizi mu mupira ibyo byo yego mbese n'izina ry'ubutore rikuza mu mupira ibyo byo bite kandi APR kimwe n'andi makipe turimo kwitegura umwaka w'imikino 2025 2026 n'umwaka tugomba kwinjiranamo imihigo niba meya w'akarere ahiga bakamuevaluatinga kandi bagasanga ya mihigo yayigezeho yego wowe urinde kudahiga ntabwo twazana ngo tuvuge ngo APR week se hari nabumvaga ngo uzaba umunsi w'igitinyiro iyo week horaho uzaba APR de ngo APR de ibyo n'iby'abandi twebwe rero ingere y'abahizi ngira ngo Lorenzo aza amateka cyane buriya nasanze Lorenzo ari umuntu usoma ndasoma cyane urasoma cyane keretse utakumva ariko iyo wicaye ukumva umuntu ibyo avuga wumva ko usoma koko
inkera y'abahizi uzi ukuntu bigize amateka y'igihugu cyacu mbere y'uko bya bitero bikomeye byagendaga byagura u Rwanda bikanabahesha intsinzi imbere y'ababisha uzi ko ingabo zabanzaga zigahura mu muhuro nyine zigahiga mu nkera y'imihigo nyine yego zigahiga kandi ibyo bahize bakabigeraho bagahigura pe natwe turavuga se bava guhigura bakwesa imihigo bakaza kuvuga amacumu bakaza kuvuga uko byagenze ejo bundi twavuze amacumu reka twari yavuze nari mpari yari ejo bundi rwose twavuze amacumu oya turongera tuyavuge vuba ahangaha rwose noneho rero turavuga se APR ni abayobozi ni abakinnyi ni abakunzi abo bantu batatu buri ruhande noneho rero niruze ruhige rufate imihigo yo kwinjirana mu mwaka utaha imikino 2025 2026 harimo ibikombe byinshi uhereye nk'ejo bundi harimo igikombe cya Sekafa mu kwezi kwa 9 ukiva muri Sekafa harimo Champions League twatomboye Pyramids mwarabibonye ukira aho ngaho hari Super Coupe yego hakaza Champion hakaza igikombe cy'intwari hakaza icy'amahoro ibyo bikombe bitandatu ushobora guhiga ukaziyevaluatinga after ese ibi bintu nabigezeho cyangwa naraferinze ku kiye kigero nabigezeho ku kiye kigero so twebwe rero twafashe iyo nyito inkera y'abahizi kugira ngo duhige uko turi abantu batatu abayobozi abakinnyi n'abakunzi ubu rero jewe abakinnyi Claude azatubwira umuhigo wabo nka kapiteni Claude niyo mugabo ariko nabonye muri Champions League yamaze kuvuga rwose twabatangiye kubona ubutumwa bwabo baratangiye ati piramide ibintu byo kutwirukana kuri hafi niyo bahereyeho urumva ko tayari b'imihigo bayinjiyemo mu mutwe tayari buriya bayinjiyemo ese twebwe abakunzi ba peri ko abageni basanga baje kuba shagararira mu gisharagati twebwe abakunzi ba peri abageni bacu bakaba ari abakinnyi kuki batadusanga mu gisharagati ariyo Stade Amahoro nziza guhera ku itariki 17 umunsi utwinjiza mu cyumweru cy'inkera y'abahizi ni ku cyumweru tariki 17 dutangira na Power Dynamos turebe koko iyi mihigo tutatangira kuyihigura ku cyumweru hari ikintu kimwe nizera ku bakunzi ba peri Tony abakunzi ba peri usenya bivuga abantu wenda nibabyumve wenda nk'ukuri ariko nge ko nkunda kujya muri stade no mu birori bya peri APR ishobora kuba atari yo kipe ifite abafana benshi mu gihugu ariko ishobora kuba ari yo kipe izi gukora ibirori ishobora kuba ari yo kipe ifite abafana bazi kwitabira ibirori no gukera ibirori no kubiryoshya kuko ari nk'ingero nagiye mbona mu mwaka w'imikino mu gihe giheruka ibyo nabonye kuri match Azam y'i Kigali ibyo nabonye kuri derby APR yakiriye retour urebe n'uburyo bizije igikombe nibyo stade 45 ni Burayi ntibazuza buri gihe buriya si hame kuza stade 45 hari ubwo byanganye neza yuzuza sinitegeko bitewe ariko abarimo bitwaye gute aho no APR berakasa mutwe ku mabendera yabo meza nizere ko ya banderole ndende cyane nizere ko igihari zabaye eshatu ubwo no gukwirwa stade hose kuri ariya mabendera kuri ziriya vuvuzera tekereza ko APR yasetinze standard mu buryo bwo gutegura match ku rwego rw'abafana arya si wowe wahaye interview dukina na Monastir yego umutoza avuga ngo banshanganyije kubera bwa vuvuzera bwa ryegereye APR icyo kintu ikizwiho nekereza ko kutanavunika cyane mu byerekeye no kubegeranya hari igihe njya mbaza basonga mbere na bakabange hase ko match buri cyumweru kimwe nkaba ntabonye mwashyushye ku mbuga nkoranyambaga mutavuga yarambwiye ngo tugira uko dutegura ibintu byacu ngo umufana wa APR afatanye n'undi agatoki ngo ni nurunana ntekereza ko bitakuvuna cyane ariko nibura icy'ingenzi ni ukubabwira gahunda yose n'uburyo bizoroha kwitabira inkera y'abahizi cyane rwose ubwo urakoze cyane Lorenzo ngira ngo ndabona banatangiye no kudufasha kubyerekana hari ibyo byose wa mugani nk'uko wabivugaga
abakunzi ba peri bitwa mudatenguha yego mu magambo make nicyo washatse kuvuga aho musezeraniye bahurira bavuga ko aho imfura zisezeraniye ariho zihurira nabo rero ni imfura hanyuma rero ngira ngo icyo ndi hano kugira ngo dufatanye namwe no gukangura abafana ba PRFC uburyo bagomba kwinjira mu gitaramo cy'inkera abahizi ibyo byose no mupira biradusaba kugira ngo twinjire dufite itike ubwo niba nababwira uko itike igurwa cyane ko noneho banashyizemo na promosiyo kubera ko ari imikino 5 umukino umwe hari aho bizagenda ibibiri nayo nayibabwira yego wabisubiramo twe twabitangaje ariko abisubiramo kuri yo ariko cya promosiyo cyo ni nagishya ubwo uraza kukivuga iyo mikino 5 mwavuze kugira ngo tuwe kumara umwanya iyo mikino 5 mwavuze aka kanya ugiye muri system ukagura itike y'iyo mikino 5 imikino irimo yose muri system ngira akanyenyeri ndebe akanyenyeri 662 akanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 12 ndebera ko babishizemo shaka kureba niyo mikino ko nge iyo mikino ko iyo mwavuga narebye Power Dynamos ikirimo bari kumbwira ngo choose event from TK Power Dynamos aha ubwo bitarenze saa 8 twari twavuye ko bagomba TK Investment Group iriya ni company ya mumaze kubimenyera nibo ba event organizer ba peri ariko n'izindi kipe bazikorera oya nabo bari gukorana na Rayon Sport kuri Rayon Day mango nibo bantu muri iki gihugu muri iki gihe ni company bize mu bijyanye no gutegura event ni n'abashora nabo saba peri saba Rayon ufite n'ibirori bisanzwe mupfa kuba terms and conditions muzumvikana nta kindi rwose so ubwo rero ndabona bonge badufasha babisubijeho abakunzi ba peri ako kanyenyeri bamaze kukamenyera icyo dusabwa nta kindi no kugira ngo tuze duhigane n'ikipe yacu duhigane n'abakinyi bacu hanyuma rero batazaza urabona hari ukuntu abakinyi iyo bavuye muri za bisi bamaze gushyira ibikapu muri vestiaire ukuntu baza bagasura ikibuga bakabanza bakareba na atmosphere iyo ageze muri iriya stade akubura amaso akabona stade akabona umufana babyita colors akabona amabara akabonera brandinze umukara n'umweru umuhigo wa mbere wowe mufana ubutsinze cyane icyo bazwaga cyambere kiba gikurikiyeho umukinyi kubaza ngo wowe mukinyi angiye mufana ko ibyanjye nabikoze kandi nzabikomeza gutya wawe n'uwuhe aho rero niho abakunzi ba APR wa mugani nkuko Lorenzo bivugaga aho niho tugaragara niho duseruka rwose umufana wa APR ubu ngubu match ya mbere ku cyumweru ariko ari match zindi zikurikira hagiye hacamo iminsi ibiri ni umunsi umwe kwanza ni umunsi umwe umwe ku cyumweru kuwa mbere bagakina kwa kabiri bakongera kwa kane ni umunsi umwe wo kuruhuka umunsi umwe ariko biranatuma n'abakunzi b'umupira batagira irungu ubu ngubu cani iri hafi kurangira nayo yakipingaga abantu busy wenda na Premier League iraje ariko hano mu Rwanda live nta mashampiyona nta mikino ari hari at least kino cyumweru tugiye kwinjiramo turaba turi busy abantu bamuza kuri stade Azam izabihari Azam irazikubita gatoki ku kandi ati APR ibyo yadukoreye Tony wari kuvuga on behalf y'ikipe navuga ko byose ni mumfana yemere kugura tike burya akabazi schedule match ikiba gikurikiyeho nka club twabonye ko yiteguye yaraguze kuko yaguze abakinnyi ni ikipe yatwaye ibikombe 3 sezishize burya niyo yakongeramo umwe ubuze neza ko ari yo kipe ikomeye mu gihugu kuko niyo yatwaye ibikombe nyine byakinirwaga sezishize ahubwo on behalf y'abafana nibo super managers iramo nk'umukunzi w'ikipe yabasobanuye ko atari umuvugizi aho ari umukunzi hano turebane nk'umufana on behalf y'ikipe ya club Tony aratubwiye uko imyiteguro imeze abafana iyo reception uko mwakira abakinnyi uko babona amabara muri stade ubwinshi urusaku noise mwe murabitegura gute abafana muri gukora iki nk'abafana muri gutegura iki cyo guhera ku cyumweru kujya kuri match yo kwa kabiri no kwa kane bigakomeza nta kintu na kimwe kirenze mbere ya byose kubanza kwitabira match ubwabyo no kwitabira match ubwabyo ni contribution cyangwa n'umusanzu ukomeye werekana yuko ikipe ikunzwe icyo ni cyambere abakinyi bashyigikiwe icyo ni cya kabiri icya gatatu ari naho yankera imihigo mbese ubwo izavugirwaho nkuko Tony yahoze abivuga guhiga byahozeho yego kandi guhiga ni umuco wacu abanyarwanda kandi buriya abanyarwanda baranavuga ngo uguhiza ubutwari muratabarana
utagira ngo twe nitumeze nka ya kipe ihorana desordre nk'abakongomani babandi bambariye imyenda isa ubururu bwacuyutse nabwo imyeru isa nk'ibinombe nabyo bitari rega nyuma y'ingera abahizi iyo kipe muzahura muzahura urumva ikibazo ni kimwe kubera guhoramo desordre wa mugani w'ikinyarwanda abo ntibajya bawumenya barawumva ariko ntibazi kuwukoreraho cyangwa se ntibazi ngo ugwiza ubutwari muratabarana